Ndabasuje kandi bahaye ikaze bakunzi ba Dream Zone TV show. Njyewe ndi Aizo y'u Rwanda. Nkuko mumaze kugenda mubimenyera, uyu munsi rero tugiye kuba twaganira cyangwa se tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bibazaho ariko bakabura igisubizo gihamye. Icyo kiganiro nta kindi cyangwa se icyo tugiye kuba twakibandaho nta kindi ni iki: kuki turota? Ni iyihe mpamvu ituma umuntu arota? Ese nawe ujya wibaza kino kibazo? Niba ujya ukibaza cyangwa se wibaza ibindi byinshi bigiye bitandukanye ariko bijya gusa n'iki ngiki, ni byiza ko waguma kuri Dream Zone TV show cyangwa se wareba kino kiganiro cyose kugeza kirangiye kugira ngo umenye byinshi bigiye bitandukanye kuri iyi ngingo tugiye kwibandaho kuri uyu munsi wa none. Inzozi ni ibintu bibaho igihe umuntu asinziriye. Ashobora kuba yabona amashusho, akaba yakumva amajwi, cyangwa se ukagira ibintu ubona nk'aho biri kuba bya nyabyo cyangwa se biri kuba mu buzima busanzwe. Hari inzozi ziba zishimishije ariko hakaba n'igihe zishobora kuba zatuma ugira ubwoba cyangwa se zagutera ubwoba cyangwa se zigatuma ukanguka uhangayitse umutima cyane. Ibyo byose ni ibintu tugenda duhurira nabyo mu nzozi. Ese nawe byagiye bikubaho cyangwa se izi nzozi ujya uzigira zimeze nk'uko turi kugenda tubivuga? Uze kuba intwari utwandikire muri comment utuganirize kugira ngo dukomeze kugenda twumvikana cyane. Abashakashatsi bamaze imyaka myinshi cyane biga ku nzozi ariko kugeza n'uyu munsi nta gisubizo gihamye cyemewe na bose cyerekana neza impamvu nyayo ituma turota cyangwa se impamvu nyayo abantu turota. Gusa hari ibitekerezo byinshi byegereje ukuri byagiye bitangwa n'abo bashakashatsi. Reka tubirebere hamwe uko bigera kuri bitatu. Icya mbere, bavuga ko inzozi zifasha ubwonko gutunganya amakuru twabonye ku manywa. Buri munsi tubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi tukaganira n'abantu benshi batandukanye. Ikindi, tukumva amakuru menshi cyane. Iyo turyamye, ubwonko bwacu bushobora gusubiramo bimwe muri ibyo bintu kugira ngo bubitunganye kandi bubibike neza cyane. Ndizera ko kugeza aha ngaha kabisa muri kugenda musobanukirwa neza cyane, ariko mfashe kano kanya ngo mbashe kuba nakibutsa wowe muntu mushyashya ugeze hano kuri Dream Zone TV show, wibuke ukande subscribe kandi ukande n'inzogera kugira ngo ujye ubona amamenyesha cyangwa se notification zose, ndetse na buri kiganiro tuzajya dushyira hano kuri channel yanyu kandi yacu Dream Zone TV show. Rero ni byiza ko ukanda subscribe kandi niba ino video ubona igufitiye umumaro wakanda like, ikindi ukayisangiza abandi cyangwa ukayisangiza bagenzi bawe kugira ngo ibashe kuba yagira henshi hagiye hatandukanye. By'umwihariko abantu bari bwota amasimbi kabisa, abo mu Rwanda bo rwose biragaragara ko bazireba, ariko nyamuneka rwose mugerageze mu sharing n'abantu bari hanze y'u Rwanda nabo babashe kuba bagenda bamenya byinshi tugenda tuvuga cyangwa se dukora hano kuri Dream Zone TV show. Noneho reka dukomeze n'igitekerezo cya kabiri, kimwe mu byatanzwe n'abashakashatsi bavuze byinshi ku bigendanye n'inzozi cyangwa se ku bigendanye no kurota. Rero icya kabiri, inzozi zishobora kuba zifitanye isano n'amarangamutima yacu. Iyo umuntu afite ibyishimo byinshi cyane cyangwa se afite impungenge cyangwa se afite ubwoba cyangwa nanone afite stress, ibyo byose bishobora kugaragara mu nzozi ziwe. Niyo mpamvu umuntu uri mu bibazo byinshi bigiye bitandukanye ashobora kurota nk'ibintu bimwirukankaho cyangwa se ibindi bintu bimuteye ubwoba. Ndabizi ko hari benshi bajya barota inzozi nk'izi kuko bajya banandikira ati Aizo dufashe, dore ko njye nafasha n'abantu kugenda basobanukirwa inzozi bagiye barota. Ni byiza ko wanyandikira kuri WhatsApp yanjye ni 0788477541. Iyo nimero niyo unakoresha iyo wifuje kuba watera inkunga ikiganiro cyacu. Nizere ko muri kugenda mubyumva neza cyane nk'uko bikwiye. Hano mbashaka kugira ngo umuntu wese uhaje ahavane umusaruro cyangwa se ahavane byiza, kuko nawe iyo akandi subscribe nawe abadusigiye ibyiza. Rero ni byiza ko twese tugomba kugenda dufashanya kugira ngo ubashe kuba twava ku rwego rumwe tujye ku rundi. Wowe uri kumva kino kiganiro uragenda umenya byinshi cyangwa se uragenda ugira byinshi wunguka mu mitekerereze yawe ndetse no mu bumenyi bwawe, ariko nanjye ndagenda ngira byinshi ngenda nunguka kubera ko waje kuntega amatwi, wakoze share kino kiganiro kikagera ku bantu benshi bagiye batandukanye. Noneho natinze, reka tugende no ku gitekerezo cya gatatu, kimwe mu byatanzwe n'abashakashatsi bavuze byinshi ku bijyanye n'inzozi. Ubwo rero icya gatatu, hari n'abantu bavuga ko inzozi zifasha ubwonko gukora imyitozo yo guhangana n'ibibazo. Mu nzozi ushobora kwisanga uri mu bihe bitoroshye ariko ubwonko bwawe bukaba buri kugerageza uburyo butandukanye bwo kubikemura. Ni nk'aho bwitoza mbere y'uko ibintu bimwe bibaho mu buzima busanzwe.
Ikindi gitangaje ni uko inzozi nyinshi zishingira ku byo umuntu yabonye cyangwa se yatekerejeho. Niba umaze igihe kirekire ureba filime runaka, utekereza ku rugendo runaka cyangwa se ku muntu runaka, ushobora kuba wabirota nijoro. Ese nawe bijya bikubaho? Nimba bijya bikubaho, andika muri comment. Ntacyo bitwaye rwose kwandika n'ubuntu, kandi wibuke ukande subscribe. Ariko se kuki hari inzozi zimwe zisa nk'izisobanura ibizaba? Aha niho abantu benshi bajya bavuga ko inzozi zishobora kuba zaba ubuhanuzi. Ese koko ni ubuhanuzi? Nawe ni kubyemera se? Noneho reka tubirebere hamwe, kuko hari ababyemeza abandi bakabihakana bavuga ngo inzozi zirabeshya, abandi ati zivuga ukuri. Reka noneho turebe icyo abashakashatsi babashije kuba babivugaho mu by'ukuri cyangwa se muri rusange. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Mu mico ndetse n'imyemerere itandukanye ku isi, abantu benshi bemera ko hari inzozi zishobora kuba ubutumwa cyangwa se zikaba zaba ari ibimenyetso. Hari abavuga yuko barose ibintu nyuma bikaza kuba nk'uko babirose cyangwa se babibonye. Nubwo hari ubuhamya bwinshi bw'abantu batandukanye bavuga ko ibyo bintu byabayeho, siyanse yo ntirabasha kubyemeza mu buryo bwuzuye cyangwa se bweruye. Mu yandi magambo, abashakashatsi bo nuvuga ngo ntabwo bemera neza yuko cyangwa se ntabwo bahamya ko inzozi zishobora kuba zaba ubuhanuzi. Kuba warota wenda ngo ibintu mu gihe kiri imbere bikaba bizakubaho, ntabwo abashakashatsi babifata cyangwa se babyemeza muri ubwo buryo. Umva aka kantu. Abashakashatsi bavuga yuko rimwe na rimwe ubwonko bushobora guhuza amakuru menshi umuntu atitayeho, maze bukamwereka ibintu bishobora kuzaba. Iyo bigenze gutyo nibwo ujya kumva umuntu akavuga ati bino bintu bimbayeho, burya nigeze kubirota. Ngo abashakashatsi bo bavuze ko biba byagenze gutyo. Iyo urose ikintu nyuma kikakubaho, ubwo nibwo buryo biba byagenzemo. None se nawe byakubayeho? Twandikire muri comment, kandi wibuke ukande subscribe nimba uri mushyashya, ndetse nawe umusangwa urebe ko wamaze kuba wayikanda ndetse wakanze no kunzogera, dukomeze kugendana neza cyane. Umva kandi kantu. Ikindi, abantu benshi bibaza impamvu twibagirwa inzozi vuba. Akenshi iyo umuntu akangutse ashobora kwibuka inzozi ze mu minota mike, gusa nyuma akaba yazibagirwa. Ibi ngibi wakibaza ngo ese biterwa n'iki? Ese byakubayeho? Reka nabyo tubivugeho. Ibi ngibi biterwa n'uko ubwonko bwawe butabika inzozi nk'uko bubika ibintu bibaye mu buzima busanzwe. Niba ushaka kujya wibuka inzozi rero warose buri gihe cyangwa se inzozi zawe utazibagiwe, jya ubyuka uzandike. Ibyo bizagufasha guhora uzibuka ndetse no kuba wazisesengura neza cyane. Rero ngenda ngana ku musozo, nubwo impamvu nyayo ituma turota itaramenyekana neza, abahanga bemera ko inzozi zifasha ubwonko gutunganya amakuru, kubika ibyibutswe cyangwa se no gukemura amarangamutima yacu. Ku rundi ruhande, abantu benshi bakomeza kwizera ko hari inzozi zishobora kuba ubutumwa cyangwa se ibimenyetso byihariye. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese hari inzozi warose ziba impamo cyangwa hari zahinduye ubuzima bwawe? Twandikire muri comment tubashe kuba twagenda tugusobanurira. Niba wakunze video yacu ukande like ndetse ukande subscribe, unasangize ino video abandi bantu benshi bagiye batandukanye. Iyi ni Dream Zone TV show, nawe njyewe ndi Aizo Rwanda. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane, Imana ikomeze barinde. Hasta la vista.